ndashima Imana cyane. Uyu mwaka wabaye umwaka uri very special, wabaye umwaka w'amateka. Imana yaguye umurimo wayo, Imana iduha ubuntu bwinshi bwo kuzenguruka East Africa. Twataramiye ahantu henshi hatandukanye, Tanzania, Uganda, twataramiye muri Kenya, ahantu henshi, kandi byari byiza pe, byari muri special. Ni umwaka wo kwaguka, ni umwaka wo kubona Imana mu buryo bw'umwihariko ku giti cyanjye. Uyu mwaka nujuje imyaka 10 muri ministry, kuva nakora album yanjye ya mbere ndabyuka hari 2014, and it was so special. Uyu munsi rero kuba ngihagaze mu murimo nishimye ridasanzwe cyane. Niyo mpamvu nayise ngo ndi ubuhamya bugenda, ndi ubuhamya bugenda. Bifite igisobanuro kidasanzwe. Umwaka uri special kuri njyewe, kuri ministry Imana yashyize ku mutima wanjye. Una special kubera ko ibintu byose bizaba bitandukanye n'ibintu dusanzwe dukora. Niko ndushaho kumva ntinya Imana cyane, niko ndushaho kumva nyubashye cyane, niko ndushaho kwiga cyane. I've failed so many times, naratsinzwe kenshi mu bintu bitandukanye, ariko uko ntsindwa niko Imana igenda imbyutsa, ikongera ikanyigisha, ikongera ikansubiza ku murongo. Numva rero ubushuti bwanjye bw'umwihariko n'Imana bwabaye bwinshi cyane kubera ibyo yagiye inyuzamo bidasanzwe. Nubwo abantu babona ibintu bishininga byinshi, ariko ibyo umuntu aba yanyuzemo ni byinshi cyane kandi bikomeye. Ndashimana rero ko ubushuti bwanjye n'Imana bwarakuze cyane. Uko ndushaho kuzamuka, uko ndushaho kumva nshyishyuwe bugufi cyane imbere y'Imana.